nubona hari ikiremereye mu murimo uyoboye, ikiremereye mu mudugudu urimo, ikiremereye mu muhamagaro wawe, uzagisengere kubera ko n'imbaraga zizana impinduka mu bintu byawe. Bazabona ishano abita ikibi icyiza. Who to those who call evil good n'icyiza bakacita ikibi, and good evil. Umwijima bawushira mu cyimbo cy'umucyo. They put darkness in the place of the light, n'umucyo bakawushira mu cyimbo cy'umwijima. and light for darkness. Nimwumve gucura ikibi. This is confusing. Ibisharira babishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye. They put bitter for sweet, n'ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira. and sweet for bitter. Umweru bakawita ikirabura, They will ikirabura call bakacita white umweru. black and black white, Impamvu ntibabona. because they can't see. Noneho rero wowe nuzaza umenya gusobanura ibintu, If you are able to differentiate things, ukavuga ngo ibi ni umweru ntabwo byirabura, to recognize white and not confuse it with black, ntukabyirate. do not be proud of Nawe that, si wowe, because you did not make it nuko umucyo happen. wakumurikiye. It's because you have received the light. Tuvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Noneho nubona hari uhaye wita umucyo akawita umwijima, umwijima akaba ari wo yita umucyo, ikibi akacita icyiza, icyiza akacita ikibi, ntukamukondane kubera ko nawe icyo akeneye nuko amurikirwa kugira ngo abone. And do not judge the one who confused good and evil or black and white, because the problem he has is that he needs light. Hallelujah. Nubona uyu muntu ucurika ibintu, If you see a person that confuses everything, ntukamukondane, uzibaze gwe se yaba yaramurikiwe n'umucyo cyangwa aragenda do not judge umwijima them, uracamuditse. but ask yourself if he has already received the light or he's under darkness still. Dufate Bibiliya zacu. Let's get our Bibles. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, First letter of Paul to Timothy, igice ni cya kabiri, chapter 2, umurongo ni uwa mbere n'uwa kabiri. verse 1 and 2. Haravuga ngo irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose. Kwingingira abantu bose. Intercession for all people, No kubasengera, no kubasabira, no kubashimira. I argue then, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. Pawulo muzo twarebyeho no ku cyumweru iri jambo ririmo. Among the things we saw on Sunday, we saw this word. Inama yagiriye umwana we Timoteyo. His advices to his son Timothy. Aramubwira ngo irya mbere ya byose. He told him, above all things, ndaguhugurira kwingingira abantu bose. I argue to pray for everyone, No kubasengera, no kubasabira, no kubashimira. to intercede and to give thanks for them. Abantu bose. Everyone. Umurongo wa kabiri, Verse 2. ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. For kings and all those in authority, that we may live peacefully and quiet in all godliness and holiness. Simbisubiramo cyane kuko twabivuzeho ku cyumweru. As I said on Sunday, Pawulo yereka Timoteyo umwana we, ashaka kumwereka ko icyo akeneye cyose ko gihinduka agomba kugisengera. Paul was showing to his son Timothy that everything he wanted to see changing, he should pray for it.
amwereka imbaraga z'amasengesho mu mpinduka zose umuntu aba yifuza. He showed him the role of prayer in all changes a man can desire. Ikintu wifuza ko gihinduka, ko kibaho, ko gisohora, uzagisengera. Everything we want to see happening or changing, pray for it. Twabitinzeho ku cyumweru arimo amubwira ngo dore ndashaka kukwereka uko mu nzu y'Imana biza bigenda, imigenzereze yo mu nzu y'Imana. On Sunday we talked much about the behaviors that he should have in the house of God. Mu ngingo zigera ku 9 twavuzeho iyi nayirimo. Imana yahaye itorero imbaraga zo guhindura ibintu ku isi, ariko iduhereza uburyo tubikora dukoresheje gusenga. This is one of the 9 points we saw God gave to the church, the way of bringing change in the world. Gusenga ni imbaraga zikomeye ziruta imbaraga zose zibaho ku isi. Prayer is the most powerful force in the world. Nibutse ngo umuyobozi wari ukomeye mu gihugu kimwe. I remember one powerful leader in a certain country. Ngo wigeze kuvuga yarazi umugabo ukomeye w'umunyamasengesho. Who knew a powerful man of prayer? Aravuga ngo iye gusa yumvise ko yinjiye mu cyumba cy'amasengesho. And he said, whenever I hear that he has entered his prayer room, ngo azamutinya kurusha za bomba atomike ziri ku isi. he scares me more than bombs, all bombs in the world. Uko ubushobozi buba mu masengesho buruta imbaraga zose zitunzwe ku isi. Because prayer has more power than any other thing in the world. Kuko amasengesho azahindura ibintu byose. Because prayers can change everything. Paulo yigeze kuvuga, aravuga ngo twebwe ngo dufite ubushobozi bwo gusenya ibihome, ngo tugafata mpiri n'imigambi iri mu mitima y'abantu. Paul said that we have the power to put down strongholds and take captures the thoughts of men. Urusasu ruza rurasa rukica umubiri, A gun can destroy the body, ariko ntiruza rwica ibitekerezo. but it can't destroy the thoughts. Ariko amasengesho aza agenda akinjira mu muntu imbere, ari ufite imigambi mibi, amasengesho akabifata akabihondahonda. But prayers are so powerful that they get inside the man and take captive his thoughts. Noneho agiye kumubwira intwari ikomeye agomba gukoresha. And for him to give him the most powerful weapon he should use. Aramubwira ngo mwana wanje Timoteyo nasize muri Efeso nkomeje urugendo uje Makedoniya, kagusigira itorero ngo uriyobore, uzirikane gusengera abantu bose. And he told him, Timothy, my son, I leave you here in Ephesus, but be mindful to pray for everyone. Nubona hari ikiremereye mu murimo uyoboye, ikiremereye mu mudugudu urimo, ikiremereye mu muhamagaro wawe, uzagisengere kubera ko n'imbaraga zizana impinduka mu bintu byose. If you meet any challenges in your ministry, in your village, pray, because prayers have the power to bring change. Amaze kumwereka izo mbaraga, After showing him that power, aramubwira ngo ariko cyane cyane he told him mostly, uzusengera abami n'abayobozi, pray for kings and leaders, kugira ngo mukomeze mugire amahoro aho mutuye, kuko abayobozi nibo impinduka zose zaba nziza cyangwa mbi zizaziturukamo. so that we may live peacefully, because all changes come through leaders. Dufite imbaraga zo guhindura ibintu. We have the power to change things. Ndagira ngo numve nimba turi kumwe muvuge ngo amen. Amen. Nza nibaza nimba uyu munsi wo kuwa kabiri uza watsa imodoka cyangwa se ukaza n'amaguru cyangwa se ukinjira mu zindi abandi bakije, uzuze uhayisobanukirwa icyo ugiye gukora icyo ari cyo muri aya masaha tuba dufite muri Kiruta. I wonder if on Tuesdays when you come here, you understand what you come to do here. Uzubwira abandi nusohoka mu nzu umubwire ngo ngiye gufatikanya n'abandi guhindura ibintu. Tell others when you come that you're going to join others to bring change. Uyu munsi ntabwo tuba twaje tuje kwakira, tuba twaje tuje gutanga.
On Tuesday, we don't come to receive, we come to give. Uwa kabiri ushize Last Tuesday, twasomye uburyo Pawulo yandikiye Filimoni aramubwira ngo untegurire icumba ngomba kuzazamo nubwo ngifunzwe i Roma, ati nguko nizeye ko Imana izabampa kubera amasengesho musenga. on last Tuesday, we saw how Paul wrote to Philemon telling him to prepare for him a room because he knew he would be released due to prayers that they were making for him. Buriya Imana yo mu ijuru iyo twaje kwisenga tuba tubera abandi umugisha, tuba dutanga umugisha ku bandi, ku bantu, ku bihugu, ku isi yose. When we come for prayers, we become blessings for the world, for people we know. Reka ndebe ko muri ready muri uyu mugoroba wa none kubera abandi umugisha. Abari ready bazamura amaboko bayagire gutya. Abaje kubera abandi iki umugisha. Ndashaka rero ngo uyu munsi uza wumva ko ari umwanya wo gusenga apana guceceka. Niba wumva uja gusinzira ugendagende dufate za mikoro dusenge. Tubwire Imana kandi duhindure ibintu. To tell God things that will change lives around. Ngiye kubaha icifuzo turi busengere. I have one prayer request. Nubwo hariho nibindi tuja gusengera twese hamwe. And many others. Ariko ndagira ngo dusome mu Bakorinto ba kabiri gice ca 4 umurongo wa 3 n'uwa 4. 2 Corinthians chapter 2 verse 3 and 4. Turoja kongera gusoma muri Yesaya igice ca 5 umurongo wa 20. And Isaiah chapter 5 verse 20. Turavana mwizifuzo kimwe ariko n'ikindi cifuzo njya kubabwira dusengera twese umwe ku giti cye ariko n'ibindi tuzagusengera muri rusange. We draw our prayer requests, those we pray for together and those we pray for individually. Aha mu Bakorinto ba kabiri gice ca 4 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravangwa ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, even if the gospel is veiled, butwikiririwe abarimbuka, it's veiled to those who are perishing. Noneho wagera ku murongo wa 4 verse 4 hakaba ngo aribo batizera, abatizera abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima, yahumishije imitima. Arakomeza kugira ngo umuco w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Nukuvuga ngo hari ibintu bibiri. There are two things. Hari abamurikiwe n'umucyo w'ubutumwa bwiza. There are those who have seen the light of the gospel. Noneho ngo bamurikirwe bagenda habona. And they walk in the light. Ndashaka kubabaza. I want to ask umuntu you, ugenda habona bigenda bite? what happens to a person who walks in the light? Asobanura ibintu. They understand akamenya things. wakana kameza, izi ni intebe, n'ibindi byose, izi ni inkingi, izi kuko harabona, arabona neza kandi agasobanura. The light makes them to be clear in their minds. Paulo yandikira Abakorinto, And Paul wrote to Corinthians, arababwira ngo uyu muntu atamurikiwe n'ubutumwa bwiza, say that if a person is blinded, aba yahumishijwe na Satani. it's the devil who has done that. Mu bundi buryo nta mucyo umumurikira, abari mu mwijima yitiranya ibintu. In other words, they are in the darkness and they are confused. Kuko ntababona neza, nta lumiere, nta mucyo ubuhari. Because they have no light. Nukuvuga ngo iyi si irimo abantu b'ubwoko bubiri. This world has two categories of Hari ababona those who can see ibintu neza clearly. everything is clear to Umweru them. ukaba umweru, White ikirabura is white, kikirabura. black is black. Ubu tuzimije aya matara. If we shut down the lights Tukinjiza umuntu utamenyereye hano. and bring someone who does not know Tukamubwira where ngo this ese place, utumeza turi hano kuri ya rotari pastor azahagararaho turasa gute? and ask him the color of the pulpit, Ntiyabimenye. Izi ntebe they zisa will gute not ntiyabimenye. know even Ariko the nakije color of the amatara. chairs. Yavuga ngo akameza karirabura n'umukara, intebe zifite imyeru, sibyo kubera ko umucyo ubona
kandi yitegereza akabona. But if we put on the light, even a visitor, a foreigner, will be able to tell the colors of the materials in Si this ikindi ni house. ukubera ko umucyo wamuritse. It's only due to the light. Noneho umuhanuzi Yesaya arahanura. And Isaiah wrote, Arahanura mu gice cya 5 umurongo wa 20, chapter 5, verse 20, bazabona ishano abita ikibi icyiza who to those who call evil good n'icyiza bakacita ikibi. and good evil. Mwumve, bita icyiza ikibi, ikibi bakacita icyiza. They call good evil and the evil good. Umwijima bawushira mu cyimbo cy'umucyo, They put darkness in the place of the light n'umucyo bakawushira mu cyimbo cy'umwijima. and light for darkness. Nimwumve gucurika ibintu. This is confusing. Ibisharira babishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, They put bitter for sweet n'ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira. and sweet for bitter. Umweru bakawita ikirabura, They will ikirabura call bakacita white umweru. black and black white Impamvu ntibabona. because they can't see. Noneho rero wowe nuzaza umenya gusobanura ibintu, If you are able to differentiate things, ukavuga ngo ibi ni umweru ntabwo byirabura, to recognize white and not confuse it with black, ntukabyirate. do not be proud of Nawe that si wowe, because you did not make it nuko umucyo happen. wakumurikiye. It's because you have received the light. Tuvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Noneho nubona hari uhaye wita umucyo akawita umwijima, umwijima akaba ari wo yita umucyo, ikibi akacita icyiza, icyiza akacita ikibi, tukamukondana kubera ko nawe icyo akeneye nuko amurikirwa kugira ngo abone. And do not judge the one who confused good and evil or black and white, because the problem he has is that he needs light. Twaba turi kumwe tuvuge ngo haleluya. Nubona uyu muntu ucurika ibintu, If you see a person that confuses everything, ntukamukondane, uzibaze ngo se yaba yaramurikiwe n'umucyo cyangwa aragenda do not judge umwijima them, uracyamutse. but ask yourself if he has already received the light or he's under darkness still. Ni twebwe twasenga We can pray kugira ngo umucyo umurike. so that light can be shown. Ba bandi bacita ikibi kikaba icyiza, icyiza kikaba ikibi, niba murikirwa n'umucyo bazavangura. So that those who can still confuse evil and good receive the light to differentiate Ndashaka everything. kubabaza, I want to ask you, ntabwo mubona ku isi ya none don't you see that nowadays ijyanye neza neza n'uyu murongo? the world is exactly as it's described None here? se icyitorero ryakora ni iki? Then what can the church do? Ni ugusenga kugira ngo umucyo umurikire bariya bantu. Pray so that they can receive light, Nabo sibo. because it's not their fault. Hari imbaraga dufite rero We have a zihumura power abantu amaso, to open umucyo the eyes ukamurika, of the blind and bakamenya allow them to see the gutandukanya light, ikibi n'icyiza. so that they can recognize good and evil. Sifa kwa Mungu. Glory to God. Sifa kwa Mungu. Glory to God. Murebye muri iki gihe nabyita gute, iby'agaciro byashubijwe hasi, ibiteye isoni byicazwa ku ntebe. Today, what is valuable is disregarded, and what is shameless is Impamvu given. igituma we wisobanura nuko umucyo wakumurikiye. You understand this only because you have received the light. Noneho amahano And bikitwa the ngo worst ni of uburenganzira it, bwa kiremwamuntu. they call it freedom and human rights. Uburenganzira bwa kiremwamuntu ni ikintu kiba ari cyiza kifasha, ariko ntiwazana ibidafite amazina biteye ngo biteye isoni byatwarwaga mu mufuka ngo bigaragaze ngo ni buriya wabyise ko ari indangagaciro, c'est-à-dire les antivaleurs
zimaze gufata umwanya wa le valeur ndangagaciro. Impamvu ubivuga gutyo ntumukundana kuko bijyana n'amaso y'uko abona nimba yamurikiwe n'umucyo mwiza. Today what is shameful is given the light, and you can't judge those saying that because they have not received their light yet. Kandi by'ukuri iyo akureba uko witwara, when they see how you behave, aza kubona kuri umusazi. They think you have lost your mind. kuramubuza ko wiyumva n'uburenganzira. Ariko nawe wamureba ukamubonesha ubundi ibi byashoboka. And when you saw them, you don't understand them because you don't see the same way. You don't see the same way. Reka mbabaza. I want to ask you, ni gute umuntu yofata ibiyobyabwenge bimwica akajya ku muhanda akaba debedebe kandi ukora biza wewe waba warahumikiwe uzi ubwenge n'amaso areba ugafata ibikwica bikuhindura igifu? how can a man full of senses take things that he knows will destroy his body? Buriya Satani azahumisha amaso. The devil blinds. Ngo babandi Satani yabujije kumurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Ubu nawe ukomeza n'ukubera ubutumwa bwiza bwakugezeho. Kandi ubwo butumwa bwiza bwaguheye kumva understanding nyayo, kumenya, gusobanukirwa, kumenya ngo iki ni kibi. None se ubu se abantu bagenda hari abantu bazavuga ngo icyaha bakakidisikitaho. Ubu ndi muzamukibona icyaha ariko ukuntu ari kibi. Ukuntu kwiza gihindura umuntu akapfa pe. Don't you realize how sins can destroy human beings? But the gospel gives light and understanding. Niba mushaka kuba mu mahoro, if you want to live peacefully, twebwe torero, as a church, nidusenge, let's pray, umucyo, so that the light umurikira abantu can be seen by men, basobanukirwe, batarinze guhatwa, before they are forced, so that their mind is enlightened by the gospel, to know what is valuable. Sometimes I wonder, ese iyo abantu bashakanye umugabo n'umugore muto, umugabo n'umugabo, umugore n'umugore, tuvuge gutyo, when two men or two women noneho marry, tunashake tureke kuvuga ko atari indangagaciro, isi yajya what will be the future of kuko the tutumva world? gituma wabayeho nuko habaye gushaka umugabo washatse umugore kugira ngo uvuke. Why don't we understand that we ufashe exist icyemezo because ngo noneho a abagabo man babiri and a bashakanye woman kibazara, came abagore babiri together, bajana generation izakurikiriza abayita. which is Iyo not mind possible when two people of the itadusobanura ko same twebwe sex twenyine come tugiye together. gushira iherezo ku kiremwa muntu kigapfa gashira. Why don't we understand that we put in Ubwo the bwenge end kuko an end to the tutabwumva. next generations? Ibi ubona Satani yazanye buke tubitinzemo bigakomera, isi kaba nkigira ngo gushaka uko Imana yadefinishije tikibeco twese mu myaka runaka mwabara mwaje gusanga isi tagituwe habe n'umuntu n'ungu. If we dwell in the anti-values None that the wavuka devil is nini? bringing, the world will be Yesu empty yarababwiye, in the Imana yarababwiye next ngo mugende generations. mwororoke mukwirisi. God told Hatabaye Adam and kororoka, Eve, go and darasi imene multiply. yahabara. And if there is no multiplication, there will Tutarinze no not kuja be gusa next muri Bible. generations. We Tutarinze don't no need kuvuga the ngo Bible for amahame that. nibi. Buriya ubutumwa bwiza iyo The gospel, bwatumurikiye when it lights tuza us, tumenya tugira kumva we get the kurenza amashuri understanding and twize, knowledge beyond amashuri yo the kuminuza studies yageze. we went through. Ariko itorero iyo tuyirebye twebwe twamurikiwe tukama twicara tugaceceka nk'ibisanzwe, kandi Imana yaratubwiye ngo dusengere abantu bose, dusengere n'isi, dusengere ibihugu, kandi mu masengesho dufite ubushobozi bwo guhindura ibintu byose. And it's terrible when the church looks at what is happening and stop praying, whereas God has called it to pray for the change to come. Ibyo ubona bitagenda, nibyo ubona bikene ko bihinduka, tiwahangana nabyo, tunafite n'ubwo bushobozi. Nta naho watera n'intambwe ariko amasengesho aza yinjira
akagera aho utakandagira. You don't need to confront what is going wrongly, but prayers can reach where you can't go. Tugiye gusenga umucyo w'ubutumwa bwiza umuriki. We're going to pray for the light of the gospel to be seen, so that darkness will be taken away. Imana izamure abamurikiwe n'umucyo. For God to raise those who have seen the light. Ngo musengera abami n'abayobozi kugira ngo mugire amahoro. Pray for the kings and the authority for you to live peacefully. Wareba uko ibintu bisigaye bimera. If you look at how things are now, indangagaciro ntizigikomerwa amashyi. Values are not recognized now, but anti-values are more put in light. Tugiye gusenga Imana. We are going to pray God so that light may be shown. Niba mwanumvise muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane. Amen. Amen. Icya kabiri dusengera. Second, turasengera ibyo twaganiriyeho ku cyumweru. we are going to pray for what we learned on Sunday. Kandi abari bahari buri wese arasengera kuko ntitwabonye umwanya uhagije wo kubisengera. Buri wese arasengera icumwuka yamwigishije. For those who were here, we did not have enough time to pray, but you will pray for what the Spirit taught you on Sunday. Buri wese arasengera. Everyone will pray for that thing that the Spirit taught them. Amahame yo kwitoza. The principles of muzakunaniye ujye mu mahame yo kwitoza. For exercising, for things that have been difficult ubuzima for bwacu you. bwa Gikristo buhagarariye ku nkingi yitwa kuba icitegererezo, kugira ubuhamya, kuba inyangamugayo, kutagira ico ntihakagira unegura ubusore bwawe, kuba umugabo, kuba ubukristo bwawe, ntihakagira umuntu ubunegura. Our Christian life is based on being role kumenya gusesa impano models, kurimo kuko birakurinda bikagukuza mu bijyanye no on us recognizing the gifts we have so that it makes us grow buri and muntu protects wese us. aragenda asengera icyo Imana cyangwa mwuka wera yamukonvince. Everyone will be praying for that thing that the Holy Spirit convinced them on niba Sunday. upfukama, niba ugendagenda, nimba bigenda gute, urakora uko umwuka kwemeza. Take the position that the Spirit convinces you to take. Turacyari kumwe tuvuge ngo amen. Amen. Nico tuba twaje gukora uyu munsi wo kwa kabiri. Uzuza uje kubaka ibihugu, uze isengesho rya gatatu ko Bibiliya iravuga ngo dusengere abami n'abayobozi, dusengere ibihugu, dusengere imigabane, dusenge. Turaje gusengera n'igihugu cacu. The third prayer point Turaje will be to pray gusengera for our leaders, Grand Lac, the region of the Great Lakes, kugira ngo ducecekeshe imigambi yose ya Satani ihungabanya amahoro. Dusaba amahoro muri aka gace n'aka karere. for us to shut down any plans of the enemy to take away the peace in the Iyo region. ni contribution y'itorero, kandi amahoro atabayeho titwavuga ubutumwa, titwasenga, tiwatera imbere, tiwacuruza. Not only it's the church's contribution, but without peace we are unable to meet and pray, to do any other business. Tugiye kujya imbere y'Imana We are going dusenge to twese. pray. Ndasaba Everyone will baririmbyi pray. batambuke hano imbere. When the singers join the pastor, Natwe twese duhaguruke, baratuyobora umunota umwe cyangwa ibiri. as we all Twinjire mu stand, masengesho nabo. Ndasaba n'abaintercesseurs bafate za mikoro. Ibyo as we byose all twavuze, pray, Mwuka and aragenda atuyobora intercessors uburyo will be having dusenga. the microphones, the Holy Spirit will lead us. Kandi iyo dusenga Imana iratugenderera n'ubwiza bw'Imana. N'iriya myuka yose irwanya ubwiza bw'Imana n'icubahiro c'Imana mu nzu y'Imana, byose birayuka kubera ko amasengesho n'umuriro. When we pray, God takes away any force that is against the glory of God in His temple. Ndagira ngo duhaguruke twese, We all batuyobora stand umwanya muto biturangiza tujye mu mwuka wo gusenga. before we start our Imana prayer. ibagirire neza May mu God izina do rya good to Yesu. you in the name of Jesus.